Mbifurije amahoro y'Imana mwese tubana umunsi ku muyoboro wacu wa YouTube ku Isoko TV. Ubushize twavuze igice cya mbere kivuga ku mateka ya Rugamba Cyprien. Turakomeza n'igice cya kabiri kuvuga kuri uyu muryango, by'umwihariko amateka y'umugore we Dafroze Mukansanga nuko bahuye bakanarushinga. Dafroze Mukansanga we yavukaga mu gace kamwe na Rugamba Cyprien ahitwa Ingoma mu Bufundu, Paruwasi ya Cyanika, ku itariki ya 14 Werurwe 1944, akaba umukobwa wa Pangrasi Bihara na Asteria Uwantege. Ababyeyi ba Dafroze bari abakristo cyane. Yabatijwe nyuma y'iminsi mike yamaze kuvuka ku itariki ya 19 Werurwe 1944. Yari uwa kabiri mu bana 11, ariko kubera ko umwana w'imfura yapfuye akiri muto, Dafroze yafashwe nk'imfura kandi yitwara nkayo. Pangrasi ntiyari umwarimu gusa, ahubwo yari umukatejiste. Dafroze yigiye gusenga iwabo mu rugo kuko gusenga byari mu buzima bw'umuryango wabo, kandi se yakundaga umubyeyi Bikira Mariya cyane. Dafroze yavugaga ko amaze gukura uburebure bw'amasengesho bwamurambiraga, ndetse rimwe na rimwe akayahunga akajya mu gikari kuhagira umwe muri barumuna be muto. Avuga ko nava imuhira azasezera ku masengesho. Mubyara umwe avuga uko yabigishije gusenga bitonze badakubagana, kuko ngo igihe basengaga se wa Dafroze yashoboraga gukurikirana imyitwarire y'abana akoresheje indorerwamo yari imbere, maze akagarura mu nzira abarangaraga. Musaza wa Dafroze we avuga ukuntu buri mwana yatozwaga kumenya bazina we mutagatifu, isa agasobanura buri wese ubuzima bwa bazina mutagatifu we kugira ngo ashobore kumwigana no kumwisunga. Mu mwaka w'1959, igihe mu Rwanda rwose habaga imvururu zibasiye abatutsi, bamwe bakicwa, abandi batwikirwa amazu, abandi barahunga, umuryango wa Dafroze wari warakuwe iwabo hamwe n'abandi benshi ujyanwa mu Bugesera mu majyepfo ya Kigali. Muri uwo mwaka kandi Dafroze arangije amashuri abanza niho yinjiye mu ishuri ryisumbuye. Yabanjirije Isave mu ishuri nderabarezi. Umwe mu bo biganye avuga ko yari umwana wakundaga gusenga, ngo yari afite akamenyero ko kuzinduka akajya gusuhuza Yezu muri shapeli, akahahurira n'uwo mugenzi we. Ngo buri munsi bavaga ku meza saa sita bakajya muri shapeli, maze Dafroze agatera igisingizo cy'umutima mutagatifu wa Yezu mugenzi we bagafatanya. Kubera ko byari no mu ntambara yakwiriye hirya no hino, bakabikora basabira igihugu amahoro. Bidatinze Dafroze yimuriwe mu ishuri ryareraga abakobwa ry'i Butare, iruhande ryitwa Senja, ryayoborwaga n'ababikira mu muryango w'ababikira bera. Ryari École Ménagère Pédagogique, ariko riza guhinduka École Ménagère nyuma y'umwaka. Batozwaga guteka, kudoda, kwigisha indimi zirimo Igifaransa n'ibindi bifitiye akamaro ingo, cyane ko ryari ishuri ryateguraga abazaba abagore b'abakozi ba leta. Dafroze yamaze imyaka 3 muri iryo shuri. Yari umunyeshuri mwiza, wabanaga neza n'abandi, akunda abantu, agakunda kuganira, gusabana no gukina, ariko kandi ubona yitonze. Yari yifitemo ubuzima, imbaraga, akanagira umwihariko muri bagenzi be, yifitemo ububasha bwo kuyobora abandi. Yigaga ashishikaye, akitwara neza, wabonaga yararezwe neza. Nyuma y'amasomo akihutira gutaha imuhira kugira ngo yubahe umuryango wa nyirarume wari umucumbikiye, maze imuhira akaba umunyamurava mu kwita ku mirimo yo mu rugo. Yari afite umutima nk'uw'abana, byose akabikorana ibyishimo. Yari umukobwa w'intangarugero. Dafroze yari afitanye umubano n'Imana, agakunda gusenga. Mu kiruhuko cya saa sita akajya gushengerera, ndetse akajyana n'abandi ngo bafatanye. Ntiyashoboraga gusiba misa yo ku cyumweru. Mu gihe cy'ibizamini agasenga abishyizeho umwete. Naho mu kwezi k'Ugushyingo, hasabirwa by'umwihariko roho z'abacu bapfuye, yajyanaga na bagenzi be gusura no gusukura imva zo mu irimbi riri hafi y'urwunge rw'amashuri rya Butare, Groupe Scolaire de Butare. Ari mu mwaka wa 2, yavugaga ko azaba umubikira, ukabona arabyishimiye, ndetse n'umubwiye ko atazaba we akabona biramubabaje, bisa nkaho bigiye kumuriza. Ariko hari umuhungu wamukundaga cyane, ndetse wifuzaga ko bazarushinga, yitwaga Polikarpe. Dafroze aza kwakira gukorana nawe urugendo rw'ubushuti buganisha ku gushyingirwa. Yabishyigikirwagamo n'inshuti ye biganaga yitwa Anastasia, wari inshuti witwa Mikayire wiganaga na Polikarpe.
maze bakora ishyirahamwe ry'abakunzi ryitwa Amidapo, rigizwe n'imigemo ya mbere y'amazina yabo. Bari bafitanye ubumwe ku buryo igihe umwe yandikiraga undi yandikaga ngo Amidapo agashyiraho umubare uranga uwandikiwe, urugero Amidapo 1 cyangwa se Amidapo 4, ibaruwa ikagera kuwo yagenewe nta rindi zina rikoreshejwe. Musaza wa Dafroza nawe avuga ko uwo muhungu w'inshuti yazaga kumusura i Nyamata mu biruhuko. Umwaka w'1962, umwaka u Rwanda rwabonye mu byigenge, Dafroza arangiza muri iryo shuri ajya gukora nk'umwarimu mu mashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika. Hashize umwaka mu bihe bya Noheli, umwaka w'1963, imvururu zitangira mu karere kaho yakomokaga mu Bufundu, haba iyicwa ry'abatutsi no guhunga kwa bamwe. Dafroza yari yahavuye umunsi umwe mbere ajya Butare. Gatarina, umuvandimwe wa Dafroza wari warasigaye mu muryango nyina avukamo, yicwa muri izo mvururu. Ibyo byababaje Dafroza cyane. Nyuma yaho mu mwaka w'1964, Dafroza yagiye kwigisha mu mashuri abanza y'Isave yayoborwaga n'abene bikira. Rugamba yaje kubenguka umukobwa waho yavukaga witwa Saverine Mukahigiro, wari umwarimukazi. Umuryango we ukaba wari uziranye cyane n'uwabo. Ababyeyi ba Saverine bari barabyaye muri batisimu ababyeyi ba Rugamba. Musaza wa Saverine abyara Rugamba muri batisimu, ndetse undi musaza we yari yariganye na Rugamba mu iseminari nto. Bari baziranye kandi n'imiryango yabo yari iziranye. Umusore n'inkumi bamaze kwemeranya kubana, umuryango wa Rugamba wagiye kumusabira umugeni baramumuha, maze inkwano ziratangwa. Mu mwaka w'1963, mu bwicanyi bwibasiye abatutsi bwabaye mu gace Rugamba na Saverine bavukamo, umuryango wa Saverine waratewe, abantu benshi bo mu muryango we baricwa. Saverine nawe arapfa aguye mu mugezi wa Rukarara. Urupfu rwa Saverine rwakurikiwe n'iminsi mibi y'ubwigunge n'agahinda. Iyo minsi Rugamba ayivuga muri aya magambo mu gitabo yise Amibukiro, aho agira ati: nageze hirya nyoberwa ikirizo, mu buzikirari biranzonga, inzira yaciye imbere ishyamba, nsigara ncyamiranye n'iminsi, ngumya gucuraganira mu gihugu, nsa n'igihunyira kibuza amajyo, amaguru yanjye yabaye ubushye, ntakishyigura ngo nshyike hirya. Rugamba yamaze igihe kirekire mu cyunamo, bitera ababyeyi, abavandimwe n'inshuti z'impungenge. Bamugira inama ko atagomba guheranwa n'agahinda, ko akwiye kongera kwiremamo undi mugambi wo gushinga urugo. Rugamba yifuje kuguma mu muryango wa Saverine, maze afata umwanya wo kurambagiza Dafroza. Icyo gihe Dafroza yabaga Isave mu kigo cy'abene bikira. Rugamba na Dafroza bari basanzwe baziranye bahujwe na Saverina. Rugamba yari yarasabye akanaba nyina wabo wa Dafroza. Rimwe na rimwe iyo Rugamba yajyaga gusura Saverina mu rugo, Dafroza niwe Saverina yasabaga ngo aze kumuteguza Rugamba nagera hafi. Ikindi nuko Dafroza yari umukobwa wa Pangrasi wari warabaye umwarimu wa Rugamba. Bombi bafata umwanya wo kwakira icyo gitekerezo, cyane ko bari baziranye mu zindi nzira zitari izo kurushinga. Bihaye igihe buhoro buhoro igitekerezo kirakura, baracyakira, cyane ko n'umushinga Dafroza yari afitanye na Polikarupe utari ugikunze. Aho banogereje umugambi babigejeje ku miryango yabo, nayo ibyakirana ubwuzu, kandi ababyeyi babo ku mpande zombi babiha umugisha. Intango y'urukundo rwabo Rugamba yivuga muri aya magambo mu gitabo yise Cyuzuzo, aho agira ati: mu gitabo cyitwa Amibukiro twavuze ukuntu iminsi mibi yagagaje umusore, ikamunyaga uwo yakundaga, ikabatanya batanashinze ubwo bari bamaze iminsi bitegura kubaka. Umusore yakomwe mu nkokora, aramanjirwa. Ababyeyi, abavandimwe n'inshuti bakomeje kumusegasira no kumurema umutima. Ububabare atangira kubumenyera, ibisare bitangira guhonga, arakunda ashinga intege, asindagira asanga, urungano baraganira. Hashize igihe kinini aza kumuha umwari uteye ikirenge mu cy'uwa mbere kandi nta mugayo. Barezwe n'umubyeyi umwe, banywera ku nkongoro imwe. Baraganiriye barizihirana, inama nziza zisimbura umubabaro, icyizere gisimbura agahinda, umugenderano usimbura ubwigunge, umudendezo usimbura amasuhuzamutima. Iminsi mibi yimukira imyiza, uwahimbaga asubira mu nganzo.
ariko nubwo Rugamba yafunguriye umutima we, Dafroze yakomeje kwizirika ku rwibutso rw'uwo yari yarakunze mbere. Igikomere cyo kumubura cyari kitarakira. Rugamba na Dafroze bahanye isakaramento ryo gushyingirwa kuwa 23 Mutarama 1965 i Kigali muri paruwasi y'umuryango mutagatifu. Urugo rwabo rwabayeho ibigeragezo byinshi bisa nko kuyungururirwa mu muriro kugira ngo ruzabe zahabu ibengerana. Dafroze yagombaga kwiga kubana n'umugabo wakomeretse. Nubwo Rugamba yavugaga ko ibisare byari byaratangiye guhonga, ariko byari bitarakira, kandi na Saverine yaratarava mu bitekerezo bye. Rugamba yashakaga kubona Saverine muri Dafroze, byari byaramunaniye kumwibagirwa. Yakomezaga kumuzirikana mu byo yandikaga. Amafoto ye yari yaratatse henshi mu nzu, nko mu ruganiriro no mu cyumba cy'abashakanye. Icyo gikomere gituma umubano wabo ucumbagira. Rugamba yari asanzwe abana na mushiki we wamwitagaho. Dafroze aje muri urwo rugo ni nkaho yari ahasanze mukeba. Ntabwo byamworoheye kuhaba yisanzuye nk'umugore mu rugo rwe. Bidatinze nyuma yo gushyingirwa, Dafroze yarasamye, ariko abyara akana kapfuye nyuma y'amasaha 28 kavutse. Kabatijwe mbere y'uko gapfa, bakita Yozefu. Rugamba yasubiye i Louvain mu gihugu cy'Ububiligi mu mwaka w'1965 kurangiza amasomo ye mu by'amateka. Ajyana na Dafroze, basa nkaho babonye agahenge. Christophe Mfizi wari umwe mu banyeshuri baje gusura Rugamba, bafataga nk'umunyabwenge w'indatwa mu rugo rwabo i Louvain, avuga ko yasanze bari abashakanye bagaragarizanya urukundo rw'umwihariko biciye mu mvugo iha undi agaciro. Rugamba yakundaga guhamagara umugore we mu kabyiniriro ka da. Ababonaga Dafroze bose batangariraga uwo mugore mwiza cyane kandi wuje urugwiro. Rugamba we akabakirana ubwuzu, ariko akagira n'ubwizige nk'umuntu wari warigeze gushingwa imirimo ikomeye agasubira kwiga. Bagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1966. Dafroze yari atwite. Muri Mutarama 1967 abyara umwana wabo wa kabiri witwa Olivier Rugamba, ari nawe ufatwa nk'imfura. Nyuma gato bamwe mu miryango yabo batanyuzwe nuko Rugamba bana na Dafroze baje kurega Dafroze bamubeshyera ko akoresha inzaratsi. Umwe aza gushyira utwatsi munsi y'umusego wa Rugamba. Rugamba bibonye ntiyabyihanganira, afata icyemezo cyo gusenda Dafroze. Umunsi umwe ari mu gitondo, Rugamba ashyira Dafroze mu modoka, nta kintu na kimwe amubwiye. Aramusenda, amutesha akana ke kari gatoya cyane. Agahinda n'umubabaro byari byinshi cyane mu mutima wa Dafroze, biramukomeretsa bitewe cyane nuko atumvaga icyo azize kuko yari umwere. Gusendwa kwa Dafroze byahagurukije inshuti z'umuryango, harimo abapadiri n'abihayimana ndetse na bamwe mu muryango we, cyane se umubyara. Aba bashakishije ukuri kugeza hamenyekanye ko Dafroze ari umwere. Rugamba rero amugarura mu rugo. Mu bintu byakomerekeje Dafroze nuko muri uko gusubizwa iwabo yatandukanye n'umwana wakiri muto cyane, yagaruka agasanga umwana yaramwibagiwe. Nubwo habaye gusubirana, ntabwo umubano wabo wabaye shyashya. Ibyabaye byateye hagati yabo bombi igikomere gikomeye ku buryo byabagoye no kukiganiraho. Kutakiganiraho byatumye Rugamba adasaba imbabazi Dafroze kubera icyo kintu kibi yari yaramukoreye. Rugamba yakomeje kugendana ikimwaro no kwicira urubanza kubera ko yari yarafashe icyemezo cyo gusenda Dafroze ahubutse, adafashe umwanya wo gusuzuma icyo yaregwaga, atanamuhaye umwanya wo kwisobanura. Indi mpamvu yatumaga guhura kwabo bombi byari bivunanye nuko mu mizo ya mbere Rugamba yari i Butare, aho yari yaroherejwe gukora. Dafroze asigara mu nzu yabo i Kigali ku Kicukiro. Rugamba akajya ahaza rimwe na rimwe. N'igihe Dafroze yasubiye i Butare, gushyikirana kwabo ntibyoroshye kuko mu rugo rwabo habaga abantu benshi cyane, nk'imiryango y'Abanyarwanda benshi icyo gihe. Uretse n'abana, hari n'abavandimwe bandi bahabaga, ku buryo kugira ngo bahure ari babiri nk'abashakanye banaganire ntibyari byoroshye, byazimiriraga mu muryango mugari. Rugamba yagerageje uburyo bwose bwo gutanga ikiru kuri iryo kosa yemeraga.
mu bihe bitandukanye icyo cyiru cyagiye gifata amasura atandukanye. Hari ibisigo yahimbiye Dafroza bikubiye mu gitabo cyitwa Cyuzuzo. Yanditse muri icyo gihe cyose ukabona ko wenda ibyo ananiwe kuvuga adashobora kubwira umugore we, yarebye ubundi buryo abishyira mu nyandiko. Niho rero avuga Dafroze, akamuvuga akiri muto asa nk'ushaka uburyo bwose bwo gusana ibyangiritse. Mu bindi bihe akamuha impano, akanakora ibishoboka kugira ngo amugushe neza. Urugero, umuhanda Kigali Butare utarajyamo kaburimbo, Dafroze agomba kujya gusura iwabo, Rugamba yamutegeraga indege kugira ngo hatagira ikimuhungabanya mu nzira. Yatanze ibintu byose yashoboraga gutanga, ariko habura kuganira. Uko kuganira kubuze, habura ukwisanzura kuri bombi. Urukundo rwabo ntirwasubirana uko bikwiye. Hagati aho ariko bakomeje kwibaruka. Dafroza yabyaye umuhungu Dorcy Michel Ingeri Rugamba mu mwaka w'1969, umukobwa Dorcina Grace Cyubahiro Rugamba mu mwaka w'1971. Amazina yabo ni Rugamba wayaremaga yifashishije inyuguti zigize amazina ye na Dafroza. Nacyo ni kimwe mu biranga icyifuzo yari afite cyo kwiyunga n'umugore we. Dafroze ku ruhande rwe yasubiye mu mwanya we w'umugore n'umubyeyi ushaka kubabarira umugabo we no kumukunda, kuko yari umugore usenga koko. Indi ngaruka ya cya gikomere Rugamba yari yaratewe no kubura Saverina, ni ukujya gushaka ibyishimo by'urukundo hanze y'urugo, byaje kuvamo kubyara umwana w'umukobwa ku wundi mugore. Ariko Rugamba aramwemera, abanza kumureresha kwa mushiki we. Nyuma Dafroze abimenye, nubwo byamubereye ikigeragezo kindi, asaba ko umwana yaza mu rugo akarerwa mu bandi, akemerwa, agahabwa izina ry'umuryango rizwi ku mugaragaro. Uwo mwana ni Emerita Abizihiwe Rugamba, wavutse mu mwaka w'1971. Rugamba Cyprien yaranzwe no guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubuzima bwa Rugamba n'ibitekerezo bye byose byagushaga ku bumwe bw'Abanyarwanda. Christophe Mfizi avuga ko kuri Rugamba byose byashoboraga guhinduka uretse u Rwanda. Ingoma zashoboraga guha izindi, ariko u Rwanda rukarindwa guhinduka hifashishijwe umuco warwo. Ibyari bigize umuco mbere ntacyo byononaga ku gihe cya Repubulika, ahubwo byarayunguraga, bikungura inzego z'ubutegetsi, bikungura abaturage. Yarabiharaniye aho yagiye hose, ndetse binamuteza ibibazo rimwe na rimwe. Agiye kwiga mu Bubiligi yahuye n'inshuti nyinshi za kera zitumvikanaga, bamwe bashyigikira ubutegetsi bwa Kayibanda, abandi batabushyigikira. Rugamba aharanira kubana nabo bose. Hari itorero ndangamuco ryari byiganjemo abanyeshuri b'Abanyarwanda b'impunzi. Yaribayemo kuko yumvaga ari umuco uhuza Abanyarwanda, ariko ntibyabonwaga neza n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo rero byamuviriyemo ko agarutse mu biruhuko mu mwaka w'1963 bamujije gusubira kwiga, nyuma yahakora mu nteko ishinga amategeko. Mu mwaka w'1964 bamwohereje kuba prefe wa Kibuye. Habagayo abantu bari bashyigikiye ubutegetsi bwariho, ndetse n'abandi batavugaga rumwe nabwo, bakavuga ko aho ngaho ariho bazarebera neza aho abogamiye. Ahageze azana umwuka w'amahoro, ubufatanye ndetse n'ubutabera. Mu ijambo yavugiye ibisesero benshi bavuga ko yaje ahumuriza, avuga ati ndi Rugamba rw'amahoro, aba umuhuza wa bose, ayoborana ubwenge n'ubushishozi, aca akarengane nubwo bamwe bamukomaga mu nkokora. Bigeze kumuzanira abagabo babiri bibye ihene, arababaza ati aba bantu bakoze iki? Baramusubiza bati bibye ihene. Arababaza ati bo ntacyo batunze? Baramusubiza bati bafite inka ebyiri, umwe imwe undi imwe. Aravuga ati mugende muzizane hano. Barazizana, maze aravuga ati wowe bibye ihene, fata izi nka, mwebwe mwibye ihene muzigumane. Abari bibye ihene bati ko zitanganya agaciro. Arabasubiza ati niba zitanganya agaciro, kuki mwasize inka mu rugo mukajya kwiba ihene? Yanzuye agira ati icyakozwe cyakozwe, uwibwe natwara inka, namwe mujyane ihene, ndabisinyiye. Abaturage ba Kibuye baratangara, inkuru ikwira hose, abantu bati noneho umutegetsi batuzaniye ni igitangaza. Kuva ubwo umuco wo kwiba uracuba muri Kibuye. Nyuma y'ibyo bamwemereye kujya kurangiza amashuri ye i Ruvi. Avuye kwiga
yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe umuco muri Minisiteri y'Uburezi kuva mu mwaka w'1966 kugeza mu mwaka w'1967. Mu nshingano ze hari no kuyobora ishami ry'igihugu rya UNESCO. Hari igihe havutse igitekerezo cyo gushinga inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi. Perezida Kayibanda ashaka kuyishinga Rugamba. We ariko aravuga ati ntibyashoboka abanyarwanda bose batari hamwe batatanye. Amubwira ko hari abanyarwanda bari hanze ko atakwemeza ko abari imbere bazi neza iby'umuco nyarwanda byose. Ati ab'isi si abasizi, si abahimbyi. Izo ngeri zose ni ngombwa ko zihaba kugira ngo zuzuzanye. Icyo gihe twakora ikintu gishinze imizi. Kuba yaravuze ko abanyarwanda bose buzuzanya, ko ari mu gihugu no hanze yacyo ntawe utunze ubukungu bwose bw'umuco, k'ubuhunzi bwacibwa, abamwumvise icyo gihe babifashe nk'ubutwari budasanzwe. Mu mwaka w'1967 Rugamba yagizwe umuyobozi wa IPN Butare. Niwe munyarwanda wa mbere wayoboye iryo shuri. Mu mwaka w'1973 hatangiye imvururu zibasiye abanyeshuri n'abakozi b'abatutsi mu bigo binyuranye. Muri IPN uwo mwuka waje kuhagera. Abyumvise ahuza abanyeshuri, arabaganiriza, arababwira ati nshuti zanjye nimwumve neza, IPN ni ishuri ry'umuco, ntabwo ari ishuri ry'urugomo. Aho gukoresha inkoni n'ibyuma mu Rwanda, nimukoresha amakaramu mwiga. Murwane mukoresheje amakaramu, ikaramu irwane n'urupapuro. Ageze babona akurikiwe n'abanyeshuri b'abatutsi bari birukanywe na bagenzi babo. Bamanikaga ku nzugi amazina y'abatagomba kwinjira. Byari bimeze nka serwakira itagira rutangira. Icyo yakoze nuko yafashije abanyeshuri ndetse n'abarimu bahigwaga guhunga. Abatarashatse guhunga arabarinda kugira ngo ntihagire ikibahungabanya. Reka dusoreze igice cya kabiri cy'ikiganiro kivuga ku mateka ya Rugamba Cyprien. Igice cya gatatu tuzagaruka tubabwira uruhare rwe mu bushakashatsi, mu buhanzi ndetse no mu buhanuzi, hamwe nuko yaje gushinga itorero Amasimbi n'Amakombe. Mbibutse ko uyu muryango wa Cyprien na Daphrose Rugamba ndetse n'abana bapfanye ubu ngubu ari abagaragu b'Imana. Uyu muryango ukaba warasabiwe gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Nkomeje kubifuriza umugisha w'Imana. Mugira amahoro.